Yo bo baravuga ngo akabi gasekwa nk'akeza bakongera bakavuga batakabaye icwende ntikoga ibyabereye mu mujyi wa Kigali mu gihe hari isiganwa ry'amagare. Mwabantu mwe turabibara dute i Kigali umugore yasambanye n'abarenga 20 mu cyumweru kimwe cyabayemo shampiyona y'isi y'amagare ya 2025. Reka ngusuze nongere nkwifurize byiza, nkwifurize wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi, wowe wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu Shana ya TV Rwanda. Ngushimire cyane wowe mu Rwanda Amajyepfo Amajyaruguru Asirazuba n'Uburengera bwaryo, abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi yagiye hatandukanye ku isi muri rusange, aho wabuhereye hose ku isi. Nkubwire ntigira amahoro y'Imana, twifurize ibihe byiza aho ngiye kuba nkugezaho inkuru itangaje cyane. N'umugore witwa Amahoro Tijara, n'umukobwa cyangwa se n'umugore w'imyaka 27 y'amavuko utuye mu karere ka Kicukiro, wemeza ko atunzwe no kwigurisha kugira ngo abashe kubona ikimutunga we n'umwana w'imyaka 5. Uyu mukobwa utuye mu murenge wa Gikondo yemeza ko kimwe n'abandi bantu benshi batandukanye bakora ibijyanye n'ubucuruzi nk'abagore batunzwe no kwigurisha bungukiye muri shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 yabereye mu mujyi wa Kigali. Ngo nubwo uburaya budakwiye ndetse butemeye mu Rwanda, uyu mugore we yemeza ko mu myaka 6 amaze abukora icyumweru gishize cyabayemo shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 ari cyo cyambere kuva yajya mu buraya yavanyemo amafaranga menshi, ari na cyo cyumweru yaryamanyemo n'abagabo benshi, aho yaje kubagira ati nakubeshye n'ubu mugongo uri kunjya, uzi ku munsi byibura uburyo naryamanagamo n'abagabo barenze 3, aho yaje no kubagira ati ndabyibuka kuwa 5 ubwo naryamanye n'abagabo 4, atari kuwa 4 wa kane nawe wa nyuma we yaranyishe. Uwamahara akomeza avuga ko muri iyo shampiyona y'isi y'amagare yabonyemo n'amafaranga menshi atandukanye nayo yakoreraga, ndetse akeka ko agiye no guhita acika kuri ingeso cyane ko itemewe ndetse ituma afatwa nk'igicibwa muri societe, aho yaje kubagira ati yewe umva nkubwire, umva nta kindi narenzaho, ariko ibintu bibera i Kigali se sha nta kirori na kimwe nabonyemo amafaranga menshi nko muri aya magare arangiye, hari nubwo ku munsi natahanaga 30,000. Yongeyeho yuko no mu cyumweru kimwe gusa shampiyona y'isi y'amagare yamaze ibera i Kigali yakuyemo amafaranga 342,000, mu gihe mu yindi minsi ukwezi kwashiraga nta n'amafaranga 30,000 yizigamiye. Yasoje avuga ko kimwe mu byatumye abona abagabo benshi byatewe nuko utubyino no tubari byakoraga amasaha yose, aho bavuga yuko rwose nawe yararaga akora ijoro n'amanywa. Reka rero tuvuge tuti akabaye icwende ntikoga, kandi twongeye tuvuge tuti ibyo Kigali nyine cyangwa se iby'Inyarugenge ni ibindi bindi. Reka inkuru y'uyu mugore tuyisoreze hano, ngiyewe twe turi kubana ni Emi Sinop.